nk'uko twababwiye mu ngingo ishami rya polisi rishinzwe ibizami n'impushya zo gutwara ibinyabiziga riragaragaza ko ikoranabuhanga rigiye kujya ryifashishwa mu bizamini byo gutwara ibinyabiziga bizakemura ibibazo byinshi birimo no kutanyurwa kw'ababa bashaka impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ubuyobozi bw'iri shami bukaba bwagaragarije itangazamakuru uko izo serivisi zizajya zitangwa. Kwizera John Patrick niwe wadukurikiraniye iyi nkuru. Busanza mu karere ka Kicukiro niho iri shami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga riherereye. Aha umuntu uzajya aza kuhakorera ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga azajya abonana n'abakozi b'iki kigo basuzuma ko yujuje ibisabwa, ubundi atangira ibizamini nta wundi muntu bavugana usibye gukurikiza amabwiriza. Umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri iki kigo SSP Gadi Ntakirutimana arasobanura intambwe ku yindi umuntu ugiye gukora ibizamini anyuramo. Ibyo bice nk'uko bivuga ni ibice biri mu kibuga. Twavuga ko hari umurongo batangiraho ikizamini kigeraho gitangirira naho kirangirira. Iyo rero atangiye ku murongo batangiraho ikizamini yubahiriza ibisabwa, azaba yabyigishijwe ndetse yanabisobanuriwe. Iyo avuyeho akurikiza kujya guhagarara ku buhaname, ibyo abantu bamenyereye kwita nka demarage. Iyo arangije aho ngaho afite uburyo ahagarara, agomba guhagarara amasegonda 3 ariko ntarenze amasegonda 9, akirinda ko ikinyabiziga kimusubirana inyuma. Ibyo byose ni uko basanzwe bahagarara ku buhaname n'ubundi basanzwe babikora. Hanyuma iyo arangije aho ngaho ajya kunyura mu nzira aho bahunga inzitizi. Mu guhunga inzitizi ni uburyo bumwe n'ubundi busanzwe bukoreshwa, mujya mubibona rimwe na rimwe ugasanga hari impamvu yatumye umuhanda bawufungwa igisate kimwe bagakoresha ikindi, wagera imbere ugasanga cya kindi bari bafungiye bagifunze bagushubije mu cyo haruguru. Ibyo nabyo tuba dushaka kureba ko umuntu utwaye ikinyabiziga nagera aho ahura n'igihe nk'icyo ngicyo na situation nk'iyo ngiyo ko azabasha kubyitwaramo. Uri mu kizamini ubu ngubu atwaye ikinyabiziga ari mu muhanda mu kizamini bita circulation. Ubu ngubu arimo aragenda. Agashya gahari ubu ngubu nuko iyi modoka ifite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga, ibifata amajwi n'amashusho ku buryo ibivugirwa ahangaha muri iyi modoka byose biba bifitwe n'ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga. Hehe no kongera kuvuga ngo narenganye, kuko amakuru yose azaba bitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu ishami rya polisi rishinzwe ibizamini byo gutwara ibinyabiziga avuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga buzaza ari igisubizo ku bibazo byinshi abakora ibizamini bahuraga nabyo. Ikizamini atangira ikizamini afite amanota 100. Amanota mbese tuba twumva ko yarize, imodoka arayizi, waje kwerekana ubumenyi bwe. Niyo mpamvu tumuha amanota yose ahwanye n'ubumenyi yakabaye afite nk'umuntu uje gutwara cyangwa gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga. Hanyuma iyo agize ikibazo cyangwa akagira twabirantega dukeya dutuma amanota agabanuka, ikoranabuhanga rirabimwereka. Ariko nanone tuba twamubwiye ko agomba kwirinda ko amanota yamugabanukana cyane akajya munsi ya 80, kuko gutsinda ikizamini ni 80 kuzamura. Bivuze ko ashobora gukora udukosa dutoya dutwara amanota makeya ariko n'ubundi agatsinda ikizamini. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko gifite ubushobozi bwo gukoresha ibizamini abantu basaga 1000 ku munsi. Kwizera John Patrick, i Kigali.